amahoma mu urwo rubanda badukwiriye tuzatubura mana n'ubwo amahanga yavuze ngo tuzi kwicara gusa twe tuzabereka ko turi n'abanyamabasi. Abaduteze amatwi mwese turabasuhuje, ikaze muri iki kiganiro cya VPRX. Turabibutsa ko turi urugaga rw'abaharanira amahoro n'ubwisanzure mu bitekerezo. None kuwa 19 Gashyantare umwaka wa 2015 dufatanyije n'impuguke zibumbiye muri Siri, ni urugaga rw'abanyabwenge b'abanyarwanda baharanira ubunyangamugayo. Tugiye gusesengura imihindagurikire mu mibereho, mu ntekerezo no mu mico by'abenegihugu, ibyo bita transformation sociale cyangwa social transformation. Intego yanjye ya mbere ukube isi yose umunyu ututse, zifashisha agahinda n'akababaro nagize abandi ibyishimo. Ariko sinzigera nkoresha ibyishimo nahawe ngo mbababaze, Nyagasani azabiduhamo ubuzima. Igihugu cyacu cyanyuze mu mahano kandi na n'ubu rukigeretse. Abicanyi ntibarasubiza inkota mu rwubati. Nta gushidikanya ko hari imitekerereze yatumye indangagaciro z'umunyarwanda zigenda zihindagurika cyangwa zikendera. Twe mu ntego twihaye tukaba duharanira ko umuryango nyarwanda wongera kugira impagarike. Ibyo bizagerwaho bite? Turabigarukaho mu kanya nyuma yo kumva amakuru avugwa ku Rwanda. Iki kiganiro kiyobowe nanjye Ismail Mbonigaba. Uyu munsi ndi mu mujyi wa Drummondville muri Canada, nkaba nsaba mugenzi wanjye Jean-Claude Murindahabi uri Paris mu Bufaransa kutugezaho amakuru yaduteguriye. Urakoze Ismaile, nongeye kugusuhuza, ndasuhuza kandi nabo turi kumwe muri iki kiganiro, kimwe n'abaduteze amatwi mwese ndabifuriza kumererwa neza. Amakuru rero dufite uyu munsi najyanye n'ubutabera. Kenshi byavuzwe ko mu bafunze harimo abarengana, imyaka ikaba ishize ari 20 kuri bamwe, abandi bakaba barafunzwe mu gihe cy'inkiko gacaca zaciye imanza kuva mu myaka irenga 10 ishize, ubu zikaba zarashoje imirimo yazo. Mu byasobanurwaga n'abategetsi inkiko gacaca zari zigamije harimo kugaragaza ukuri ku bwicanyi ndengakamere, jenoside yabaye mu Rwanda, gucira imanza no gutanga ibihano ku babigizemo uruhare. Inkiko gacaca kandi byavugwaga ko ngo bwari ubutabera bwunga. Mu ikubitiro hari ababikemanze kubera impamvu zikurikira. Iya mbere ni ukwibaza niba mu gihe izo nkiko gacaca zakurikiranye ibyaha bijyanye gusa na jenoside yibasiye abatutsi, ariko bikaba umuziro guhingutsamo izindi nzirakarengane zishwe n'abazishe muri biriya bihe, niba bitaruru kutarushyizwe hagati y'abana b'abanyarwanda no kubasumbanya. Icya kabiri ni uko muri ziriya nkiko kubeshyera abantu byari nk'umukino, bamwe babyishoramo ari za munyumvishirize, abandi babijyamo ngo bavanemo inyungu z'indishyi runaka. Izi nkiko hari abo zabyariye inzangano mu mwanya w'ubwungo bwari mu mpapuro no mu mvugo z'abategetsi. Izi nkiko zafunze imiryango yazo hashize imyaka irenga 2. Ubuhamya bwagiye bwerekana ko hari abagifunze na n'ubu bazira ko babeshyewe. Ubusanzwe hariho itegeko ryavugaga kubeshyeye undi ahanwa by'intangarugero, ariko ibi nabyo bisa n'ibyari imvugo
cyangwa inyandiko gusa kuko ntibyabujije ikinyoma. Mu ngero hari nk'umugororwa watangaje mu ruhame ejo bundi ko nyuma y'igihe kinini afunze hari uwaje kumusaba imbabazi ko ngo yamushinje ibinyoma yabisabwe n'abayobozi. Undi ati bishyire mu nyandiko ubisinyire maze bandenganure. Uwamushinje ati mbikoze gutyo abana banjye ubuzima bwahagarara n'amashuri ntibabashe kuyasubiramo. Urundi rugero n'urwashinje ibinyoma byanze gufata nyuma agaruka avuga ko ngo yari yibagiwe ikindi yakorewe ngo ni urushyingo yakubiswe rukamugira ikiremba. Uwashinjwaga ibinyoma ngo yagobotswe n'umutegarugori wasobanuye ko umugabo ushinja abeshya ko ngo nta kibazo cy'uburemba afite ngo n'ikimenyimenyi arabyara afite umwana muto. Icyatangaje abantu ni uko uyu mutegarugori yafungiwe ubwo buhamya aho kumva icyo yari yagaragaje gutanga ibimenyetso bishinjura byafashwe nka sakirirego kuko yabizize imbere y'abiswe inyangamugayo barya bacamanza muri gacaca. Ikinyoma ariko ngo ntigihabwa intebe kabiri bishyire kera ukuri kujya ahagaragara. Hari abagiye bafungurwa nyuma y'imyaka 8, 10, 12 cyangwa irenga nta cyaha nta dosiye yanabaho ikaba irimo ubusa. Nta wigeze ahabwa indishyi yo kuba yarafungiwe akamama imyaka n'imyandiko. Nibyo mu bafunze hari abakoze amarorerwa ariko hari n'abandi bagifunze bakagombye kuba bari mu buzima busanzwe kuko nta kibahama. Urugiye kera ngo ruhinyuze intwari. Ku munsi wa none Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge na Minisitiri w'Umutekano Musa Fazil Harerimana baritana ba mwana ukuri kugiye ku karubanda. Uyu w'umutekano abaza impamvu abantu basaga 7,000 badafite amadosiye badafungurwa. Uw'Ubutabera akamusubizanya uburakari ko ngo nawe itegeko rimwemerera kubafunguza ariko ngo akabyisinyaho. Hagati aho abantu baracyafunzwe. Ismail akababaro kanjye kazababyarira iseko isekwitera umbesa manasi gashake guhozwa mbere yo guhoza manasi gashake kumva mbere yo kumva abandi sigashake gukundwa aho gukunda. urakoze cyane Jean Claude. Reka nanjye ntangire nsuhuza abatumirwa bacu b'uyu munsi kandi mbaha ikaze. François Munyabagisha turi kumwe hano i Drummondville. Maître Innocent Twagiramungu ari Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi. Turi kumwe kandi na Emmanuel Senga ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwese rero ndabashimiye ko mwitabiriye iki kiganiro. Nkaba ngira ngo mpite ngira ikibazo mbabaza ku bijyanye n'insanganyamatsiko twihaye uyu munsi. Ariyo nsanganyamatsiko ivuga uburyo abantu bagomba guhinduka muri bo, u Rwanda rukajya umuryango nyarwanda ugahinduka. Mbese uwo muryango nyarwanda ufite iyihe sura ituma abantu bavuga ko hakwiye kubaho transformation sociale ugahinduka? Ni izihe ndwara mbese twavuga yuko umuryango nyarwanda urwaye? François Munyabagisha twicaranye. Ni ikibazo gikomeye ariko kubera ko twahagurutse turi benshi turabungikanya. Umuryango nyarwanda ukeneye transformation sociale kubera ko mu by'ukuri wugarijwe n'umuco w'ubutegetsi bw'igisuti, kandi ukaba udafite ibivumbikisho muri bo, utibonamo uburyo bwo kugira ngo wigobotore iyo ngoyi noneho uyisimbuze uzane ubutegetsi bwa muntu bushingiye ku kubahiriza ubuzima bw'umuntu n'uburenganzira bw'umuntu. Reka ahangaha mbe nguciye mu ijambo gato. Kuba umuryango nyarwanda utsikamiwe n'ubutegetsi bw'igisuti, ese twavuga yuko za défauts, les vices de la société
ari ikintu gituruka ku butegetsi? njyewe niko mbibona ko burya ngo intera nyir'urugo hariya muri umwe ruturutse rukuru ngo imbyino indirimbo nyir'urugo ateye niyo wikiriza noneho kandi ngo zitukwamo nkuru. Abategetsi burya ni abantu bari bakwiye kuba abayobozi. Akenshi rero ntabwo baba ari abayobozi ariko bitwara bafata umwanya w'abayobozi noneho abaturage rero bakabakurikira. Reka dukurikize amakuru twumvise Jean Claude atugejejeho bati abantu bagiye hariya bakajya barenganya abandi mu by'ubutabera bababeshyera n'iki. Iyo ni ingeso y'ikinyoma. Icyo kinyoma cyaba gishyirwa n'ubutegetsi cyangwa se abategetsi mu bo bayobora. Niko bimeze rwose kuko dufatiye nko kuri biriya bya gacaca Jean Claude yavugaga. Gacaca iyo abategetsi bajya gutanga icyerekezo nyacyo cyiza bagashyiramo urumuri ntabwo biba aho gacaca yagiye aho abategetsi bari bayerekeje. Nk'uko Jean Claude yabivuze, ibyo inyandiko zishyiraho gacaca ziyiha gahunda n'intego igomba kugeraho ni inyandiko twavuga ko ari inyandiko ntagatifu. Kuba zitubahirizwa umuturage yabwiwe ati uzakora ibi ngibi byanditse, aho ngaho umuturage nta kintu agomba kwibazwaho niba akoze ibinyuranye nazo. Hari inyandiko hari n'impumeko. Umuntu agenda agashyira hariya inyandiko na Bibiliya yanditsemo ibintu byiza ariko ubona ko abapadiri baza bagasoma bakavuga bati ntuzice ntuzasambane ariko ugasanga bugacya mu gitondo barikorera ibindi. Inyandiko rero n'impumeko n'ibintu bitandukanye. Abantu bafashe inyandiko bashyira hariya noneho barangira ariko bagacyari bahumeka ikintu cyo kuvuga ngo mwicishe mugire muti. Kuko iyo abategetsi batajya kuba barahumetse ubwo bwicanyi butandukanye n'ibyari byanditswe nyuma yaho igihe bababwiye bati kanaka yararenganye bakwihutira kumurenganura. Ariko urabona yuko abantu baza bakavuga ati urabona nk'uriya wagiye gutanga ubuhamya ati ngewe uriya muntu arabeshya ntabwo ari n'ikiremba ariko noneho uwo nguwo bakamufunga. Urumva rero ko niba bwa butegetsi bwarahumekaga ikintu cyiza ikintu gitagatifu baba barihutiye kurenganura uwo nguwo urengana ufunze arengana noneho bakanashima wa wundi wagiye gutanga ubuhamya. Ibyo by'ubuhamya turi bigarukeho mu kanya. Hari ubushakashatsi nasomye, igitabo cy'umushakashatsi nasomye avuga uburyo yabonye sosiyete nyarwanda. Turabigarukaho mu kanya. Reka mbaze Emmanuel Senga we isura yumva abona u Rwanda rufite umunyarwanda afite ku buryo ari isura igomba guhinduka uko byagenda kose. Ni iyihe Emmanuel? Urakoze Bwana Ismail. Umunyarwanda isura afite muri iki gihe abenshi bamubona nk'umuntu w'umubeshyi. Icyo ni ikintu abantu bakunze kuvuga ku munyarwanda, umuntu ukoresha ikinyoma, umuntu w'umwicanyi. Ni ukuvuga ko buri munyarwanda wese ari umwicanyi ariko muri rusange bavuga bati abantu babangukirwa no kwica muri iki gihe ni abanyarwanda. Bamubona ko ari umuntu uzi guhimba, ufite amayeri, ukunda inzangano, umuntu werekana ubugome ku buryo bubangutse, umuntu ubangamira cyane uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Mbese muri rusange ni umuntu, iyo bavuze umunyarwanda ni umuntu washaka kwishyira mu gace ka wenyine ariko akarangwa n'ubugome. Niko muri kino gihe umunyarwanda ahagaze muri rusange. Iyi ni isura mbi. None isura mbi cyane. Hari mugenzi wacu Victor Manege Gakoko yashyize hari inyandiko yanyujije kuri Facebook avuga ati abanyarwanda arabahamagarira mbese ngo guca umuco w'ubwicanyi. Ndetse inyandiko yo ikumvikanisha ko ubwicanyi atari ukwica gusa ngo umuntu ave mu mwuka. Uwo muco w'ubwicanyi mubona uteye ute mu Rwanda?
Maître Innocent Twagiramungu. Maître Innocent turi kumwe? Ndakumva bwana Ismail. Ikibazo nari mubajije umuco ubwicanyi mu Rwanda na mu by'ukuri navuga ko nta witira ko ari umuco w'abaturage. Ko ari umuco w'abaturage wo kwicana bafite, ahubwo mu by'ukuri usanga ari umuco w'ubutegetsi wo kwicana. Bakurikiye amateka y'u Rwanda bazi ingoma nyinshi uko zagiye zijyaho zigombye kurimbura izindi, abantu bavandimwe bakicana kugira ngo basimbane ku butegetsi. Ariko ugasanga none mu kinyarwanda nyine ingabo zacu twagiraga wasangaga ibyo twitaga imidende, kugira ngo bakwambike umudende ni ukuba wisha abantu bangahe, ku buryo mbese ikintu cyo kwica cyabaga ari nk'ishema. Ariko rero iyo ugiye kure usanga kubera ko abo babaga bitwa ko ari nk'abasirikare b'igihugu, mu by'ukuri ibyivugo byabo byagombaga kuba ari uko bishe ibyo nakwita umwanzi, abanyamahanga, ibindi bihugu by'amahanga babaga barwanya nabyo. Umuntu akaba yavuga ko nk'umusirikare wabo ari mu by'ukuri utavuga ko bitamutera ishema ko yishe ku rugamba abantu. Ariko mu muco wari mu gisirikare navuga ko ubutegetsi bwagiye buhindura, noneho ugasanga izo ntambara kugira ngo kuba zitakiriho kugira ngo barwane n'ibihugu by'amahanga, ubwo zaraje zibasiye abaturage kubera impamvu zitandukanye, impamvu z'amoko cyane cyane na ibintu twagiye tunyuramo. Noneho ugasanga rya shema ry'uko kera bishimiraga ko bica abanyamahanga mu ntambara n'ibindi bihugu rikomeje kuba ishema umuntu ari kurimbura abanyarwanda. Icyo ngicyo rero kuba byarageze mu baturage rwimbi, abaturage muri rubanda rwa giseseka, bigaragara yuko abanyarwanda basigaye bafite wa muco, sinzi niba ari umuco, ni ingeso y'inzangano, aho ayo moko uvuze yahindutse, bumwe bwahindutse abanzi ku bundi, abanzi ku bundi. Noneho uwo muco wo kwica n'iryo shema ryo kwica ryari hejuru rikajya mu bantu, ku buryo rero mu by'ukuri mperutse kumva nize kujya impaka n'umuntu muyize ko ndetse ndumva na Perezida Kagame yize kubivuga ati ariko banoma amasomo ngo nica abaturage, nica abantu, ati bo bica abangana iki, ashaka kuvuga abanyamerika. Gusa sinzi umuntu twajyaga impaka aravuga ati ariko Amerika yo ntago iba yica abaturage ba Amerika, ibagiye ni mu ntambara irwana nazo muri za Afghanistan, mu bindi bihugu hose niwe yisha abantu, ntabwo baba bivuga ko bisha abanyamerika. Ariko twebwe ikibazo ni uko muri Afurika twebwe uba wisha abanyagihugu, bagira ibitekerezo bitandukanye nawe, bazira ubwoko bwabo, uba wisha abanyagihugu. Ni ukuvuga ko uba wambuye igihugu amaboko, wambuye igihugu abantu bagombye gukora bakazamura ubukungu bw'igihugu kugira ngo igihugu gitere imbere kizabe gihanganye mu bindi. Nkeka rero ko ari ubuswa bukomeye cyane, ariko muzi ko ikibazo dufite nuko abanyarwanda dufite umuco wo kumira bunguri ibintu bivuye mu buyobozi, mu bategetsi. Usanga uko umutegetsi yitsamuye ariko abaturage bagomba kwitsamura ibyo yatekereje, abaturage nabo bagomba gutekereza uko yabatekereza ariko batekereza, ku buryo ibyo bintu byose byagiye biva hejuru, abaturage bamize bunguri ku buryo mu by'ukuri. Ariko usanga icyo navuga cyiza nuko uko bafashe ibyo bibi ni nako bashobora kongera guhinduka, babonye undi muco wundi ushobora kwigishwa bakaba bayoboka. Noneho ikintu cyiza ntabwo twakwiba cyane, ku buryo usanga nuko usanga baheza nguni bafite gahunda yo kwica, n'ubundi ari bo usanga bagira ijambo ryinshi kurusha abashaka ko umuyobozi nyarwanda yaba ukundi. Naho ubundi ntabwo twakwiba ko abaturage b'abanyarwanda miliyoni 10 na zingahe zitahindura zibonye ubundi ubuyobozi butari bushishikariza kuba bwagira ishema mu bikorwa bibi byo kwica kandi akenshi byica abanyarwanda. Icyo kintu cyo kuvuga yuko abaturage bahumeka impumeko imwe n'abategetsi, icyo
umutegetsi yakwitsamura abandi bagasa naho nabo bavuze bati guma guma guma, bituruka kuki se bigomba kwitirirwa abaturage bose? Nicyo kibazo nanone nibaza. Emmanuel, inkugarutseho, wumva kuba abaturage bikiriza intero y'umutegetsi uririmba kwicana bituruka kuki? Urakoze nanone bwana Ismail. Nkeka ko ibi bintu twagize icyo kubivuga mu minsi yashize. Twabonye ko abanyarwanda muri kamere yabo bagira umuco wa gihake wabahezemo, uwo muco ukaba urushya kuva kuwurimbura, bityo uko amasekuruza agenda akurikirana, uko abategetsi bagenda basimbona ku ngoma, ugasanga wa muco uragenda ubakomezamo bategereje gukora icyo umutegetsi ababwiye cyose. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, twabonye ko abanyarwanda muri rusange kubera ko bagize abayobozi babi bagiye babica nyine, byabasizemo ubwoba bwahindutse akarande. Ugasanga iyo mico yombi, ubuhake n'ubwoba, biguha arafa, biguha umuntu uhora buri gihe ategereje ko yayoborwa kandi akemera ibyo ayoborwa, byaba bibi byaba byiza, we akora icyo bamutegetse gusa. Ngiye ikibazo dufite, nkeka ko ipfundo ry'ibibazo byose tuzagenda tugerageza kubisesengura, tuzagenda tugeza gutanga imiti. Ipfundo ryose rizaturuka ku butegetsi. Ubutegetsi abantu nibumvikana bakabona ubutegetsi bufite inshingano zo kureba ikintu cyiza gusa, ikibi bakagishyira ku ruhande, bagashungura bakareba ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bugomba kubahirizwa mu buryo busesuye bwose. Icyo gihe ubutegetsi buzatanga noneho indi mpumeko ku baturage. Ntabwo bizarushya nk'uko Maître Innocent yabivuze ko abaturage noneho bongera bagahindukaho kugira ngo bakora icyo abategetsi babategeka kibi, ahubwo noneho babonye abategetsi beza bakora icyo abategetsi beza babategetse. Nkeka ko rwose aho ngaho uko Innocent yabivuze ni ikintu umuntu yakwizera ko nitugira imana tukagira ubuyobozi bwiza, ibintu byose bizahinduka. nagira ngo mbonere aho ngaho munyemereye mbaze ikibazo. Twagiye tubona mu myaka ishize cyangwa mu mezi ashize hari abanyarwanda bavuga bati twebwe turagira inama ubutegetsi buhindura icyerekezo kugira ngo abanyarwanda bose bumve bamerewe neza, bafite uburenganzira, nta urengana, nta wicwa azira uko atekereza cyangwa ko atari mu murongo umwe n'uw'abategetsi. Ugasanga abantu rwose bandika inyandiko cyangwa banavuga icyo batekereza, icyo banenga, icyo bashima, icyo bifuza ko ubutegetsi bwahindura buriho muri iki gihe. Ariko abo bantu ubwabo, bamwe muri bo ejo ugasanga mu gihe abandi bavuga bati ibintu biri gusubira inyuma, ugasanga ejo bahinduye imvugo, bari kuvuga yuko nta butegetsi bwiza bubaho nk'ubwo mu Rwanda. Icyo cyo umuntu yagikorera isesengura ati icyo kintu mwebwe mucyumva muti? Ese ni abo bantu babona neza kurusha abandi banyarwanda basigaye, cyangwa hari ikibazo kindi nacyo abantu bakwiye kuganiraho? Aho Jean Claude ryango shimangi ikintu unyemereye wenda reka ntange nk'urugero, reka dufate nk'urugero rwa Pierre Celestin Rwigema. Ngira ngo yari yarahungiye muri Amerika, avuga ngo ahungishije agatwe ke. N'iryo jambo yakoresheje ngira ngo ba Ismail mu kinyamakuru cyabo icyo gihe barabyanditse, avuga ngo yahungishije agatwe ke. Ngira ngo rero uko yaje gutaha, niba yaraje kubona yuko noneho ba bantu bamubwiye bati ntabwo tukiri abicanyi, turi abantu beza, wa mugana akaba yarabibonye nk'ukuri. N'urugero rumwe ntanze, ariko ingero ni nyinshi. Nabakaje guhakomoza yuko batashye bahunze birukanka, ariko uko ubu ngubu ngira ngo ari mu Rwanda. Mubibona muteye ingero ni nyinshi ntawazibara. Mbere yuko tujya gusesengura imyitwararike y'abantu bamwe na bamwe bahunga bakongera bagasubirayo, burya ngo mu ishyamba inyamaswa zo mu ishyamba zirazurungutana, none ugasanga inzira zicamo ntabwo zigenda zinyuranamo, igaca inzira ikongera ikayigarukamo. Niyo yaba yahuriye n'intare iragenda ikazagaruka aho hantu,
ihacika ariko ni mu ishyamba nyine. Ariko ikintu ushaka kugarukaho kugira ngo twumve impamvu y'imiterere y'icyo kibazo ko biteye. Mu mwanya tukavuga tuti abaturage bakurikira ibyo abategetsi intuza indirimbo imbyino bateye. Umuco cyangwa ico ryafashe hejuru mu butegetsi niryo rirandura hasi. Urumva? Bon, mu tutangira hari abavuze bati ndumva ari Innocent yabisobanura avuga ati kera niyo barwa n'iriya message ya Victor Ismail yavuga mu mwanya nayo irabigarukaho ikabivuga iti kera abanyarwanda barivugaga bakivuga imyato yo kwicana. Ariko tubigarutseho ntabwo ari abanyarwanda bose, bari abasirikare n'ingabo. Ingabo rero zari zifite mu mutwe wabo ko ikintu cy'ubugabo ari ukwica. Nyamara umusirikare ubu ngubu ubajije umusirikare ikintu kiranga umusirikare ni iki? Ingabo y'iki gihe yo mu iki gihe ikintu kiranga ni iki? Ntabwo ari ukwica. Yashwe kuko abicana ni intuza ni ce sont les milices. Les milices nizo usanga zitarahawe education, zitarahawe ubupfura uburere bwo kugira ngo bamenye ko inshingano yabo ari ukubungabunga ubuzima bw'umuntu. Ibona rero umuntu ufite imbunda, ubundi kera umusirikare waga afite imbunda, iyo nabyumvaga yabaga agomba kwitwararika n'intangane niko bimera, kuko abazi neza ko yikoreye ikintu kibi agomba kwirinda kugikoresha ikintu kibi kugikoresha. Ariko mu muco wa Kinyarwanda, mbese mu ico ry'ubutegetsi bwa Kinyarwanda, ubutegetsi bwakomeje kugenda bugendera ku kintu k'ingabo cyo kwica. Ugasanga rero ntabwo twagize ubutegetsi bw'igisuti. Mu ugukurikiye ubwo bwami wasanga umuntu ari umwami kuko afite ingabo zizi kwica. Icyo nicyo cyaje kuba ico none ugasanga abantu barahiga ubugabo birata kuba bazi kwica, abandi bakabatinya. Ibyo rero ni bikwereka ko nyuma yaho haje kuba revolution sociale, niho bavuze bati ntabwo noneho twebwe ubutegetsi bugomba gushingira ko ku ngufu zo kuba dushobora kwica undi. Ariko nabyo ntabwo byafashije kuko haje kuzamo ibintu bya za demagogie, aho kugira ngo umuco wo gutekesha ibitekerezo, kugira ibitekerezo bisukuye ngo bawubake, bawuhinge, bawuhumeke, ugende ukwire mu bantu, ikintu cyarabuze. Umuco watangiye muri ibyo bya revolution nuko ikigaragara ari uko bavuze bati hategekaga ubwoko bubugiye ku ruhande haje ubundi. Byarushijeho mbese kuba kuko ibyo en fait ni ryaco ry'ubutegetsi ryakomeje gukomezwa, kuko na mbere buryo ubwoko nuko nyine iyo tuvuga ubwoko mu Kinyarwanda harimo sense nyinshi. Hari ubwoko etuni, hakaba n'ubwoko classe sociale. Burya rero abantu babaga bari ku butegetsi bose babaga bafite ubwoko bwabo. N'ubwo ni kimwe, abantu bari ku butegetsi nabo ni ubwoko bwabo. Abasangiye ubutegetsi baba bafite ubwoko bwabo. Muri iki gihe ibyizi impaka abanyarwanda bajye hagati yabo baravuga ngo ubutegetsi buriho n'ubw'abatutsi. Ese nuko nguko bimeze? Oya, abo ni ababivuga, ni nkuko baravuga gutya bakaglobaliza bagashyira ku batutsi. Ndetse ko nanone dushaka kugaruka tukamenya abatutsi ari byo bakabyitirira abatutsi, nkuko ubutegetsi bwa Habyarimana bwagiye bakabwitirira abakiga bose se bari ku butegetsi, nkuko ubutegetsi bwa Kayibanda bwabaye bakabwitirira ngo nubwo abanyenduga. Njyewe ntabwo nigeze ntegeka kandi nari umunyenduga, nanjye numva ndi umunyenduga. Ubwo ariko bati n'abategetsi nkaba nabizirarega mama, nta narigeze nkwa n'ikirahure cy'amata y'izo nka zabo. Njyewe icyo nshaka kumenya rero uyu munsi ni iki ngiki. Hari uwavuze ati ni ngombwa yuko ubutegetsi ari bwo buba bufashe iya mbere bugahindura imyumvire kugira ngo rubanda ikurikire. Ese ntabwo bishobora kuba rubanda ihinduka ahubwo ubwo butegetsi bakayikurikira? Ndagusubirisha, mbabarire, njye kugusubirisha
ikintu nasomye ku mugabo witwa ni umufilozofe ni umupanseri ni umuintellectuel w'umubreziliye witwa Paulo Coelho. Coelho yanditse agatabo ngo Veronica Refuse de mourir, Veronica yanze gupfa. Ariko mwako gatabo arama ahantu hamwe avuga ati ko ngo umwami yari afite iriba rye mu nzuzi muri Paris. Noneho abaturage bakaba bafite amariba yabo, haza kuza umuntu w'umurozi aroga ashyira uburozi butera ibisazi mu mariba y'abaturage. Noneho ashyizemo abaturage barasara, basaze umwami ayoberwa uko abyifatamo. Noneho ariko abaturage bakabona umwami ari we wasaze, kuko babonaga umwami arimo yitwara ukuntu bidasanzwe, ukuntu bitandukanye n'ukwabo. Hano abaturage barazamuka bati umwami ugomba kuvaho rero, kuko wa mwami we urabibona ko wasaze, ugomba kwegura ukavaho tugashyiraho umwami muzima. Turabona utari normal rwose. Umwami ati ni mwebwe mwasaze mwa abaturage. Abaturage bati ntimubona, bakarushaho gusizora. Noneho abaturage rwose bari hafi kumuvanaho. Umugore araza aramubwira ati mva rero wa mwami we, dore aho kugira ngo tuveho reka tujye kunywa kuri ariya mazi, hanyuma ibintu bijye mu nzira. Umwami aragenda kuri ya mazi nawe arasara, abaturage babona bari muzima. Urumva? Nukuvuga ngo rubanda yahinduye. Nukuvuga ko rubanda yahinduye umwami. Ariko rero mu bihe wacu ntabwo ariko bimeze. Abami barasara. Noneho basara, abaturage bakagenda bakanywa kuri ya mazi y'ibisazi kugira ngo bikure bashobore kubaho. Kugira ngo bashobore kubaho. Noneho bakavuga bati umwami yarasaze, ntabwo dushaka kumubwira ko yasaze. Noneho imagine toi, umwami ubwe yananiwe kubwira abaturage ngo bamenyere ko basaze bageze. Abaturage nibo bazabwira umwami ko yasaze. Urugero rwiza cyane. Urwo rugero ndarukunze, kandi ngiye urwo rugero ndarukunze kubera yuko numva yuko hari igihe bishoboka yuko abantu bazagira amariba banyweshaho umwami w'u Rwanda, sibyo? isi dutuyemo irimo amakuba, irimo ingorane, irimo inzitane. Nta muntu n'umwe wabaye hano ku isi ngo ahave atarababara na rimwe. Agahinda kanjye n'ukubona abantu bitwaza ko kababaro kugira ngo babwire abandi ko urukundo ruzima ngo rwo rutagishobotse. Nubwo nzi ko Yesu yapfuye, nzi ko yanazutse kugira ngo twizere. Tugaruka ku kintu cy'isura abanyarwanda bafite. Hari umushakashatsi wanditse igitabo, njye kubaha inshamake yacyo, cyanditswe n'uwitwa Susan Thompson, ni umunyakanadakazi. Yamaze igihe kinini mu Rwanda akora ubushakashatsi, akaba yaranditse ibitabo ndetse n'amasesengura menshi yagiye anyuza mu binyamakuru. Uyu mushakashatsi Susan Thompson rero yigisha muri kaminuza ya Colgate muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ko politike bisi y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda, donc ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abahutu n'abatutsi, ngo hagamijwe kurema u Rwanda rushya cyangwa u Rwanda rw'abanyarwanda bose, ko iyo politiki yabihishe amayeri ya guverinoma yo gushyira igitsure ku baturage no gushimangira ubutegetsi bwihariwe na FPR. Mu gitabo cye rero yise
Whispering Truth to Power, the Everyday Resistance of Rwandan Peasants to Post-Genocide Reconciliation. Tugerekereje rero twabisemura muri aya magambo, kongorera ukuri ubutegetsi, uburyo abaturage b'u Rwanda bagenda bigura intege mu bwiyunge nyuma y'itsembabwoko. Ubwo Susan Thompson rero yagaragaje ko abanyarwanda muri rusange bahinduwe ibikange, ati bahinduwe ibikange n'ibiragi ku buryo no kumenya icyo batekereza bigomba umuntu w'umuhanga. Uyu mushakashatsi yibanze ku manza za jenoside, akaba avuga ko kunyuranya n'iby'ubutegetsi bwigishije abaturage ari umuziro, ko bigira ingaruka zitoroshye haba ku baturage rwimbi cyangwa se ku njijuki. Ngo politiki y'ubumwe n'ubwiyunge ihatira abantu kwitabira za gacaca mu buryo butuma buri wese abona ahorana ubwoba, yumva ari nta mutekano afite muri we. Ngo ingaruka ku bagerageza kugaragaza ibitekerezo byabo ni uko ubutegetsi bubahoza ku nkeke, ubundi ngo hagakoreshwa iterabwoba, gufungwa, ndetse hakaba n'ubwo abantu banyerezwa bakaburirwa irengero cyangwa se bakicwa. Umushakashatsi Thompson agaragaza kandi ko mu gitabo cye ko guverinoma ya FPR ishyira icyaha cya jenoside ku bwoko bw'abahutu itarobanuye mu rwego rwo kubigizayo, haba mu mirimo ya leta cyangwa kubatera ipfunwe mu buzima bwabo bwa buri munsi. Umwe mu bafunguwe yabwiye umushakashatsi ati, narekuwe nyuma y'uko habura ibimenyetso byo kunshinja, ariko ntacyo bimariye kuko nkomeza kwitwa umwicanyi kubera ko ndi umuhutu. Ubwo yari mu bushakashatsi bwe mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2006, Susan Thompson yajyanwe mu ngando yamazemo icyumweru. Icyo gihe ubutegetsi bwa FPR ngo bukaba bwari bumaze kumwambura uburenganzira bwo gukomeza ubushakashatsi bwe, bitewe nuko ngo abaturage yaganiriye nabo bari baramubwiye ibinyoma. Ibyo nibyo FPR yahereyeho imujyana mu ngando. Muri iyo ngando rero Susan yari kumwe n'abahutu bari bamaze kurekurwa, ngo akaba yariboneye ko nta bwiyunge namba bushobora kuva muri izo ngando, ahubwo ko ari uburyo bwo gutoza abahutu kudahirahira bagisha impaka FPR muri gahunda zayo zo kuzana amahoro n'umutekano. Ngo guceceka, kwihindura ibicucu cyangwa abasazi ni bumwe mu buryo abanyarwanda baba bakoresha kugira ngo bihe amahoro. Ubundi ngo guseka bakwenkwenuye cyane nabyo bikaba bikoreshwa mu rwego rwo kwerekana ko basuzuguye ibyemezo by'abategetsi. Ese uburyo umushakashatsi abona abanyarwanda bihuye n'uko bari? François Munyabagisha, weho uherutse mu Rwanda, ntabwo ari vuba uherutse, ibyo ari byose hashize ni vuba nari ndi yo muri mu 2010 na gatatu irangira. Urumva hashize umwaka n'amezi make. Mu by'ukuri uko uyu mushakashatsi abona abanyarwanda, iyi sura urayibonamo nawe? Uko abibona kuba abantu ari ibikange, ari abantu bibera mu uko abibona, ntabwo ngewe ntabwo ngusubiza kubera ko ari umushakashatsi. Ndagusubiza igihe namaze mu Rwanda ni gito, ariko uko abibona niko nabibonye. Abantu bigira abasazi narababonye, abantu bahindutse ibintu byose bavuga baba barimo baririmba Bikira Mariya. Urumva, ngiye nkubwire Ismail, abaturage baje kunyakira, kunsuhuza, harabazaga baza bagahita batera dawe uri mu ijuru. Umuntu wari umwarimu narinzi wari dawe uri mu ijuru, yumvaga se ari we harimo kubwira, nakaza ashimira dawe uri mu ijuru ngo ashima dawe uri mu ijuru ko ngo rwose bongeye bakambona nkaba ngarutse, bakabona ko nkiri muzima. Bon, ibyo nakubwira ko nk'abo ngabo wabonaga nk'umuntu w'umwarimu, umuntu wari umwarimu, wari umuntu w'umusirimu,
umuntu uzi rwose wakinaga n'umupira wari intuza nsanga yarahindutse akantu k'akanyafu ukagira ngo uburoso hari ikintu hari aho bahuriye bararwana buramukubita araburakarira noneho ibyo uko abivuga nabibonye kandi rero niyo wongeyeho muri ubu buhamya bwa nuza bwa Susan Thompson avuga yuko umuntu wamubwiye ko yiyemeje kwihindura igicucu ari umuntu w'umudokiteri w'i Butare wavuraga abantu none mu gihe cya jenoside yaramubwiye ati njyewe navuraga abantu banzaniye abantu mbavura ati bamwe banguye mu maboko atabandi bararuhuka birumvikana ariko nyuma ya jenoside ati ntabwo nigeze mva mu Rwanda ngo yenda nkurikire iyo guverinoma bavuga yuko yicaga abantu ariko abo narokoye nari ndimo mvura ati bemeje yuko ari njye wishe abatarashoboye kurokoka ati ndi umwere 100% ariko niba ntashobora kurenganurwa ati nihitiyemo kwigira ikigoryi yihindura igicucu nibyo bigomba kuba kuko niba turi mu butegetsi bw'igisuti kuko ubutegetsi bw'igisuti ntabwo bugendana n'ubwenge ntabwo bugendana n'urumuri ni igisuti nyine kugira ngo ubeho ni uko uba ushobora nawe kujya hariya ukivuga imyato uzi ko ushobora kwica noneho rero ubwo butegetsi bw'igisuti umuntu wese bubonye mubonera mu ndorerwamo y'ubwicanyi ni ukuvuga yuko niba wowe uje uri umunyamakuru Ismail ugashaka kugira ngo werekane ko hari indi ndangagaciro wowe ugenderaho ko ubona ubuzima ukundi kuntu kutari uko gukoresha imbunda n'ukwicana urumva bo bagomba kukukurura bakagusiga ibara ry'umwicanyi kugira ngo bakaguforza kugira ngo wowe utangire ubone ubuzima à travers izo lunettes wowe kureba irinete ukunda uburyo Susan Thompson asanga abaturage ngo bajunjamye abandi bigira ibicucu nk'uko nyine tubonye cyangwa abasazi we akeka yuko we abifatamo nk'aho ari tactique cyangwa amayeri yo kurwanya gahunda y'ubwiyunge mbese ngo abantu bavuga iby'ubwiyunge ngo iyo abantu bicecekeye bakigira ibigoryi ngo byaba ari tactique yo kubirwanya ese mu by'ukuri Maître Innocent yo kugira ngo baramuke kabiri wenda njyewe niko nabifata ariko we ngo yumva bishobora kuba tactique yo kurwanya izo gahunda mu byumva mute Maître Innocent twagira mu ngo urakoze icyo kibazo tumaze igihe tukibazaho ariko mu by'ukuri nkeka ko abenshi bavuga bati uke kabiri bavuga bati ibyo twabonye ni byinshi no kubasha kubona icyo dusamura ntibyoroshye ntitugiye kwigerekaho iby'iyi leta badukundiye niyo mpamvu ubona benshi nyine bashatse ubuhungiro bahungiye muri amadini y'ibyaduka kugira ngo wenda ko byabahumuriza niyo mpamvu ubona leta ifite ibibazo n'amadini menshi cyane kuko abo bantu bahunga leta bajya muri amadini bakongera bakagira akantu k'akanyamuneza gakeya mbese bakongera bakagira icyo nakwita la joie de vivre ni ukuvuga kongera kubona ibyishimo by'uko ari ibiremwa muntu bikishije amagambo wenda bahabwa muri ayo madini yabo ntibishimisha abategetsi ku buryo usanga ari abapasitori benshi bagenda batotezwa bazira ko bafite abayoboke nk'abo ngabo nyeka ko rero mu by'ukuri byabaye ubuhungiro ari ayo madini ari n'iyo myitwarire nk'uko umushakashatsi yabibonye ntabwo nkeka ko akenshi bapinga izo gahunda z'ubwiyunge kuko n'ubundi ari ubwa nyarureshwa baba babizi yego harimo no kuzipinga ariko akenshi ni ukuvuga ati biramuke kabiri ko ntabavuga ko babonye abandi bantu babazana mu bwiyunge bundi bwa nyabwo babujyamo mu by'ukuri biravanze navuga ko bivanze ariko ikiri imbere cyane ni icyo kuvuga bati tugize imana twaramuka ibyo niko mbibona Ismail hari ikibazo mfite abatumirwa bacu batubwira naho ku kibazo naciye mu ijambo Jean Claude cyane ku kibazo yari yabajije cy'abanyarwanda impamvu bagenda bahinduka nk'uruvu
ugasanga umuntu ibintu bikomeye cyane yavugaga nyuma y'iminsi 2 cyangwa se nyuma y'ukwezi byari umukara bibaye umweru. Nkeka ko biri muri wa muco w'ubuhake dufite watwokamye utatuvamo. Niba warize amadogotora 20 nangahe usanga icyo kintu kitadushyiramo mu by'ukuri, ku buryo usanga n'abantu biza kugira ngo babashe kuba bazabera abandi urumuri, ahubwo bashaka kugumya muco wende kugira ngo nabo baramuke kabiri. Ku buryo rero usanga ari nimwe mu Kinyarwanda bavuga nuko ntibuka umugani neza ngo ukuri wakavugishije bavuga ukuri wakabwiye umwami ukumuhakishwaho. Ariko rero Innocent nakunganira ni ukuvuga mu by'ukuri abantu baravuga bati iyi ngoma ntawamenya wenda izabaho ingoma bihumbi, si njyewe ugiye kugira ngo ndage abana banjye wenda kuzasazira hanze, cyangwa se nanjye kugira ngo nsazire hanze kubera ko ntazi uko bizagenda cyangwa mu bukene. Ngize imana nubwo nari mvuye mu gihugu bashaka kunyica, ejo baramutse bavuze bati wa mugabo ari kubwo wagiye hanze, noneho bya bintu ntawamenya wenda twakwihorera uramutse udufashije mu zindi ngamba runaka. Usanga umuntu yahindurije ikote, mu by'ukuri atari uko yemeye ko ya ngoma yahindutse, mu by'ukuri ari uko areba inyungu ze bamubwiye kandi z'igihe gitoya. Ni ukuvuga ko ni ukwikunda cyane, aho kugira ngo arwanire ko ibintu byahinduka ku bantu benshi, akavuga ati ngewe ngize imana bikangeraho niyo narya mu indi myaka 2 nanyarukanyeka ko rero biri muri wa muco wacu wo guhakirizwa cyane. Urakoze cyane. Nkunganire Innocent, nkunganire kuko mu by'ukuri yego ibyifuza rwose birumvikana. Uvuga uti wenda umuco wo guhakirizwa, umuco w'amaco y'inda undampemuke ndamuke, ariko ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo kuko ikibazo aho kiri nuko umuntu baramwirukanse bamutera ubwoba bw'iki? Ubwoba bwo atinya gupfa. Bamuteye ubwoba, bamuteye gutinya gupfa, ariko nk'uko gutinya gupfa niko gupfa kwe. Umuntu rero bamuhaye indorerwamo areberamo ubuzima, abureberamo n'ubutegetsi. Ni igisuti, urabaho uramarisha cyangwa urapfa. Niyo ndorerwamo bamuhaye, ariko nta yindi ndorerwamo afite ngo amenye yuko ubutegetsi bushobora kubaho budakoresha igisuti, ko hashobora kubaho ubutegetsi bw'ibitekerezo bwo kubahiriza ubuzima bw'umuntu. Noneho ngo ibyo bintu abyumve, aho kugira ngo abone igisuti n'urupfu, abone umwuka abantu bahumeka basangira. Noneho we muri kwa guhunga, ye guhunga urupfu, ahunga umwuka mubi wo kwicana, ajya gushaka umwuka mwiza wo kugira ngo abantu babeho basangire kubaho. Niba ageze hanze akabona uwo mwuka, wazashakisha kugaruka kugira ngo aze guhumeka umwuka usangiza abandi, avaneho bwa butegetsi bw'igisuti. Ibyo rero kubera ko akomeza kurebera agahumeka umwuka w'ubutegetsi bw'igisuti, niyo mpamvu agera hanze agatinya urupfu, akongera akagaruka akemera akisumeta ku gisuti. Naho ngaho ibintu bavuga yuko bari abantu baba bafashe icyemezo cyo kujya gupfukamira mu butegetsi bw'i Kigali kandi barabuhunze, baba bafite ubuhe bwoba bwo gupfa bari hanze nyine aho bageze hari umutekano. Ibi bihugu turimo ni ibihugu bikize, nta muntu usonje. Ahumeka umwuka w'igisuti wo gutinya igisuti, we indorerwamo areberamo, akumva icyo gisuti cyamukurikiyeho uretse no kumukurikira, kuko ntabwo abona ko mu gihugu hashobora kubaho ubundi butegetsi butari ubw'igisuti. Urabyumva? Ntabwo abibona. Biragoye kubyumva kubera ko n'uguhumwa amaso akabona ko ubutegetsi ari igitangaza. Ntabwo abibona, ntabwo abyumva. Aravuga ati buriya butegetsi, ubutegetsi bw'igisuti ntabwo bwihindura, ntibuhinduka. Ashwi iyo hatabonetse abantu bahumeka ubundi butegetsi ngo babuganze, babuhumekere, babusunike kubera impumeko, ubwa butegetsi bw'igisuti burakomeza bukaramba. Abantu rero batari babyumva iyo mpumeko. Rero yenda nibyo dushobora kuza kugeraho, aho turaba turi buze kujya gushaka umuti w'iyi ndwara abanyarwanda barwaye. Iyo mpumeko yo mwumva izaturuka he?
iyo mpumeko ishobora kugenda. nicyo kibazo nashaka kuganishaho Ismail unyemereye. Ikibazo nagiye kubaza cyari cyo kwibaza ngo ubutegetsi urabona abanyarwanda dufite uko tubibona, hari abatinyuka bakabivuga uko babibona, abandi mwabivuze bakigira nk'aho ari abasazi kandi atari abasazi, ntibabuvuge uko babibona kugira ngo wenda baramuke kabiri nk'uko abatumirwa bacu babivuga. Ariko mu by'ukuri hari n'ayo mayeri n'ubwo bwenge, kuko ubwenge burya hari n'igihe budakoreshwa mu nzira nziza, n'ubwo bwenge cyangwa amayeri yo gushaka kuganisha abantu mu muyoboro uyu n'uyu nk'uyobora amatungo, icyo kintu cy'iterabwoba mwavuze. Ariko se mu by'ukuri niba ubutegetsi burimo abantu bazi ubwenge, babona ibyo bintu bishobora kuzamara igihe kingana iki, bishobora kutazagira ingaruka yaba kuri bo no ku gihugu no ku banyarwanda, mu gihe abantu bavuga bati ibi bintu ntabwo ari byo, ibi ntabwo tubyemeye, mu by'ukuri bumva babigiramo nyungu ki, mu gihe umuntu ushyira mu gaciro umuntu ufite ubwenge abona ko atari ibintu bishobora kuramba. Jean Claude, kuki mu by'ukuri ndagira ngo mbaze Emmanuel Senga niba udaheruka kuvuga, ariko reka mbanze gusubiza aho ngaho gatoya, udeplashira ikibazo ko ntabwo ariho ikibazo kiri, inyungu bo babona ibyo babona ibintu ntabwo ariho ikibazo kiri, ngaho ukomeze uko babona ibintu, ibyo ni ibindi, ni ikintu urundi rwego, n'indi ntuza yabo, bafite intuza yabo, nta kibazo gihari rero. Ahubwo ikibazo aho ikibazo mbere ya hagati ibo uko bafureka kwabo, ese abantu babari imbere abandi cyangwa babayobora bo bafite impumeko ki? Niye mpumeko dushobora kugira ishobora gutuma kwagufureka kwabo ikibazo kugira ngo cyumvikane neza, ni gute abantu bashyira mu gaciro, kereka niba nta muntu n'umwe ushyira mu gaciro mu bategetsi, ni gute wakwiyemeza strategy mu by'ukuri izagira byo bavuga ngo urugiye kera ruhimbiza, bigaragara yuko udashobora kubeshya, ushobora kubeshya. Hari umuperezida wo muri Amerika ngira ngo ni Abraham Lincoln wavuze ko ushobora kubeshya abantu baki gihe cyose, ko ushobora kubeshya abantu benshi mu gihe gito, ariko kutabeshya abantu bose mu gihe cyose. Mbabarire kuko igihe kirimo kirashira. Mbabarira kuko aho ngaho uravuga ibintu birimo binkirigita. Oya ntabwo nza kuguza kuko reka aho ngaho ifo battle fair cantiration. Rogarde reba ubutegetsi bw'igisuti mu Rwanda buriho kuva ryari? Ntabwo bwigeze buriho kuva ku gihe cya cyami, kuko twagendeye tugendera ku ibyo bintu by'ingabo, uzi kwica, uzi kurwana, uzi kumara abantu, kugeza n'ubu ngubu nibyo bikiriho. Iyo rero baza ngo babona bizarangira ryari, ahubwo tuzabirangiza ryari ibyo ngibyo. Naho abandi bo ibaze ko guhera igihe byahereye kuva umwami Rwabugiri ingoma zisimburana ari ukurata gukaraga amacumu gusa. Na n'ubu ngubu aho rero urumva rero ko mu by'ukuri n'iyi ngoma yasimbura indi, ariko zisimburana ari bya bindi by'imirishyo ihimbuka gusa, ntabwo ari byo. Twebwe tugomba guhindura ibintu tugatera indi mbyino, tukagira indi mpumeko, tukayibahumekeramo. Harimo abantu nabo bashakisha bibaza batari ko se uburyo bwo gutegeka igihugu ni ubw'igisuti gusa, nta bundi buryo. Urumva rero ko twebwe reka nkunganira aho ngaho na Emmanuel akomerezeho asubiza. Sinzi niba ikibazo yenda cyari cyakarangiye. Ikibazo nuko ntabwo narangije neza interuro y'ikibazo, kwari kuvuga ngo habuze abantu bavuga ijwi rikumvikana bavuga bati ntaho biganisha igihugu. Iyo niyo magambo ajyanye n'icyo kibazo yaburaga. Baba bari mu butegetsi, baba n'abari hanze yawo. Aho ngaho rero Emmanuel yadusubize, niba ashobora no kutubwira uburyo ashobora kuvuga ati igisuti twavuga yuko gihera kikazagera ahangaho. Ese hari igihe u Rwanda rwabayeho rudafite igisuti, akurikije icyo Munyabagisha tubwiye? Murakoze, reka namaze igihe kinini ntavuga, reka mugani ngira icyo mvuga. Ikintu cya mbere mbaza kuvuga ni uko iyo urebye aha turi, hatuvugira ukatugereranya n'abari mu Rwanda, wagombye kumva ko turi muri kondisiyo ebyiri zitandukanye.
icyo nshaka kuvuga ni iki, ibitekerezo byose dufite nta kintu kivuga ko n'abari mu Rwanda batabifite, ariko icyabuze ni iki, ni imvugiro, babuze abo babivugira. Iyo urebye bari mu buyobozi, ukareba bari mu butegetsi, bamwe b'inshuti zacu, abandi b'abavandimwe tuzi, usanga nta kintu tubarusha kindi usibye kuba dufite aho twinyagamburira bo badahafite. Ni ukuvuga ko ibitekerezo dufite nabo barabifite, ariko ikigaragara ni iki, ni uko bacuritse umutwe kubera ko bavuga ati nituwubura cya gisuti kiratunyuramo, barakitujomba. Icyo ni ikintu tugomba kumva, tukumva ko bafite ubwoba, ariko ubwo bwoba butababuza gutekereza nk'uko natwe dutekereza. Ahubwo ikintu umuntu yagombye kubavuga, abatese hari igihe bazashobora nabo gutekereza nk'uko dutekereza, cyangwa se hari uburyo bazabona, hari ubushobozi bazabona bwo kugira ngo badufashe gutekereza nk'uko dutekereza. Aho niho dutekereje kandi niho tuganisha. Ni ukuvuga ko duhereye kuri ibiganiro tugenda dukora, duhereye ku bintu byandikwa hirya no hino, duhereye ku masesengura akorwa ku kibazo cy'u Rwanda. Mwari muvuze nk'ayo masesengura yakozwe n'uwo umunyakanada, ibyo yavuze ni ibintu abantu twese tuzi, waba wari uri mu Rwanda iki gihe, waba wari uvuye mu myaka ishize, ibyo byose uko abanyarwanda bitwara imbere y'ubutegetsi bayobora iki gihe. Barashinjirije, berekana ko batabyumva, ntibangeyo bijya, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Ntekereza ko nk'abari hagati, ni ukuvuga hagati y'abategetsi n'abaturage, bafite ukundi kuntu batekereza. Nababwiye ko abategetsi bo, abari mu buyobozi, barabizi, barabibona, ariko ntibashobora kubivuga, ntibashobora kubikora, ntibashobora kwinyagamba, ntibashobora guhangana kubera ubwoba. Tujye twemera ukuri, ni ibintu byumvikana. Natwe nzi ko bafashe umuntu muri twebwe, ubu dusubiyeyo ukajya muri kondisiyo barimo, wakwenda kwitwara nkabo. Nubwo bamaze imyaka, icyo kintu uvuze cyo kuba abantu bashobora kugera mu mwanya bariya abategetsi barimo nabo ugasanga bitwara nkabo, icyo nicyo kintu gihangayikishije, nicyo kintu kigaragaza yuko hari wa muco udashaka gucika. Ni gute nyine ugomba gucika? Ese waba ufite hari ahantu ubona icyizere mu bantu bavuga bati twahagurukiye guhindura ibintu mu gihugu, ukaba wavuga uti mfite icyizere yuko uwo muco uzacika? icyo cyizere ubihera kuki uvuga uti mfite icyizere cy'uko ibintu bizahinduka? Ni iki gishobora kubigaragaza? Mbere yuko ngera ku cyo ngiheraho, reka nkubwire, ni iyo urebye ubutegetsi bwo mu Rwanda guhera ku ngoma za kera kugera kuri izi repubulika twagize, nta na rimwe higeze hasesengurwa ikintu twakwita projet de société. Nta na rimwe ubutegetsi bwagiyeho bugamije gukorera inyungu z'abaturage. Ubutegetsi uko mubwibuka mu gihe cya cyami bwikoze bwizingiye ku bantu bari bafite ubuyobozi, babawe n'ubukungu bari bafite n'uburyo bategeka abantu, aribyo byari ubuhake. Noneho hakurikiraho n'ubukolonize yenda bwazanywe n'abazungu. Ariko uko byagenze kose, nta butegetsi bwigeze bureba inyungu z'abaturage muri rusange. Za repubulika zakurikiyeho, yaba iya mbere, yaba iya kabiri, yaba n'iya gatatu, nta n'imwe yigeze ireba ikibazo cy'abaturage muri rusange. Buri gihe birebyeho, umuntu akavuga ati ni jyewe n'agatsiko kanjye. Nacyo gituma ubona byihuta kuvuga ngo iyi turufu y'ubwoko irihuta kurya cyane, kubera ko biroroshye kubwira abantu ko ubwo mubona ndi ku butegetsi mpagara inyungu z'ubwoko ubu n'ubu. Nimutangira kutanyumva cyangwa se mugaya gufatanya n'abatari ubwoko bwacu, muramubatije ingufu, bazaturimbura, hanyuma bafata ubutegetsi. Urakoze Manuel, icyo kintu cyo kuvuga abantu ko bahera ku bwoko kugira ngo batsimbataze ubutegetsi bwabo, kugira ngo ubutegetsi bwabo babukomeze, abari ku butegetsi barabikoresha. Ese abashaka kugera ku butegetsi, dufite ibyo twita amashyaka hano hanze, icyo kintu mwumva cyaba cyaravuye mu mitwe y'abaharanira ubwo butegetsi?
Ismail mbabarira gatoya na Manuel kuko hari akantu ya Emmanuel Senga yaravuze kugira ngo nibura dushyiremo akantu bita bemol, ni ukuvuga ngo twumvikanishe yuko biba bivugwa muri rusange, ariko hari naho ushobora gusanga hari akantu k'itandukaniro ko mu Rwanda bitoroshye kugira ngo abantu bavuge icyo batekereza, ko mu by'ukuri n'ababasha kuvuga nk'uko turi hanze ko wenda umuntu agiye no mu Rwanda bishobora kuba nabyo ikibazo, ariko twibuke ko mu Rwanda hari abantu navuga bafite ubutwari bwo guharanira kuvuga icyo yumva mu mutima mu gihe yumva nawe aharanira ibyiza. Twibuke yuko hari nk'abantu bo muri ariya mashyaka nka za pesi imberakuri tujya tubona batinyuka bakavuga ibintu mu by'ukuri wenda umuntu yibwiraga ko uri imbere mu gihugu atatinyuka kuvuga, barahari tujya tubibona mu nyandiko. Hari abantu bo muri za FDI inkingi nabo bajya bavuga ukabona yuko bari imbere mu gihugu bakavuga rwose ya magambo wenda ukabona ko batinyuka kuvuga ibyo abantu bose badatinyuka. Nagira ngo nshyiremo ako kantu, muzi ko hari n'abafunze kubera rimwe na rimwe imvugo idashimishije ubutegetsi buriho. Nakumva ko nagira ngo nongereho ko hari abantu bafite ubutwari bwo kuba bavugira mu gihugu ibyo bemera kandi mu by'ukuri nabo bumva baharanira ibyiza by'igihugu. icyo uvuze ni ikintu cyiza Jean Claude, ngira ngo uranisubije kuko mu mwanya hari ahantu wari watangiye ikibazo uretse ko haje kuzamo ibindi bibazo noneho nkagusamira hejuru. Nta kibazo rwose ko ikibazo wari watangiye wabaza ngo tese abantu bishoboka bite kugira ngo kuki abantu batinya kubwira abategetsi ngo bababwire ukuri, wenda babibahora ariko bakuvuza. None urasubije rero kuko barimo bagenda baboneka, ukabona unanganiye na Manuel aho yavugaga ku kibazo Ismail aramubaje avuga ati ese icyizere kirava hehe? Koko hari abantu basigaye bavuga ukuri, ariko tujya tubishyira ibintu mu muyoboro. Hari abantu bavuga ukuri mu byo bakakuvuga, ariko ari nko kuvuga ukuri gusa. Iyo abantu bavuga ukuri ariko bafite ibintu bahumeka, ibintu ahantu bashaka kuganisha ibintu koko bibarimo babihumeka, ari ibintu ku buryo uzi ukamubwira uti ndakwica, akakubwira ati uranyica, urimo wanindiye, cyangwa se niyo wagira gute ntabwo unyica kuko ngewe ntabwo ari ngewe umubiri, ngewe ubundi mfite ibitekerezo, mfite ibitekerezo niyo watwara umubiri wanjye, ariko ibitekerezo byanjye birakomeza. On ne peut pas, we can't stop this thing we started. Abantu bariho umuntu bakamufunga agafungurwa, akivamo akongera ibyo bamufungiye akongera akabisubiramo kuko ari ukuri kwe yemera, kuko ari ibintu ahumeka. Abo bantu bariho. Icyo kintu rero ni ikintu gikomeye cyane tugomba kuzana mu Banyarwanda. Abanyarwanda tugaca kwica, ariko tugaca no gutinya kwicwa. Gupfa kubi ni ukwicwa rubozo, gupfa kubi ni ugupfa ugaragurika. Urumva kugaragurika nka kuriya arasohotse arirukanse ngo arasova umutwe we, hanyuma akongera akagaruka yiruka nkasubiza muri ya nzira yari yahunze, yanyuzemo ahunga intare cyangwa se impyisi, hanyuma akongera akayigarukamo. None ukaba kwibaza uko ni ukugaragurika. Gutinya rero, gutinya gupfa, abantu tukaba dufite ibintu duhumeka. Ibyo bintu duhumeka ni ukuvuga ngo twumvise ko ubutegetsi bubereye Abanyarwanda, bubereye u Rwanda rwose, yewe n'aba ngaba bo ku Gisuti, ubu butegetsi ni ubutegetsi bw'ibitekerezo n'ubutegetsi bw'inyuguti. Icyo kintu tukakihumeka, umuntu akaba ataza ngo gutera ubwoba ngo harekeraho kuvuga ngo wibwira Kagame ibibi bye ngo batakwica. Urabivuga kuko bwa butegetsi dushaka gushyiraho budusaba justement kutaca ruhinga inyuma, kutaca ibintu, kutaca inkera mu cyamo, kuvuga ukuri tukakuvuga, ariko tukavuga kwa kuri kubaka, atari ukuri ko kujya kunigana. Ariko ibyo tukabigeraho twabanje kugira kiriya kintu Emmanuel avuze. Ni ikintu gikomeye cyane kiriya kintu avuze, projet de société. Sinzi ukuntu wenda mwagishyira mu Kinyarwanda kugira ngo byumvikane. Emmanuel, icyo kintu projet de société
tucyumvikanyeho cyane rwose ko ni ngombwa ko abanyabwenge bihutira vuba na bwangu gukora projet de société yo kugaragariza abanyarwanda abantu bose n'ubutegetsi buriho bukabona projet de société ibereka ko iyo projet itaje kuza kubavutsa kubavana ibere mu kanwa kubavutsa ibyiza nabo bagezeho ikaba projet de société ibereye abanyarwanda bose. urakoze François, nashaka kongera akantu gatoya cyane. Navuga ko iyo urebye mutanze ingero z'abantu bashobora kuba batinyuka bakavuga, ariko mu by'ukuri uramutse usesenguye wasanga ari abantu bashaka kugira ngo ubutegetsi busimbure ubundi, bavuga ati tuvane iyi ngoma noneho twimike ingoma y'ishyaka ryacu. Icyo kintu ni ikintu kigufi cyane, ni ukureba bugufi, kuko dufite ingero nyinshi z'ingoma zagiye zisimburana, ubutegetsi bwagiye busimburana, abantu bavuga inyuma bagakoma amashyi, aho ukabona nta kintu byahinduye. Kubera iki ubona ko hari ikintu bitahinduye? Icyo kintu tugahora tukisubiramo, ngaho hari ikosa rikomeye. Iyo urebye ikibazo cy'impunzi, nta na rimwe mu Rwanda hatabaye urujya n'uruza rw'impunzi, kandi ubutegetsi bugiyeho bakabukomera amashyi, ariko byarangiza amezi 3, 2, 4, 5 akurikira impunzi kongera zikagenda zirahunga ikirero. Ukuvuga ko hari ikintu abantu batigeze badressinga batatumyeho urutoki kugira ngo icyo kintu no kugira ngo tuzakigereho, birasaba ko abantu bazakiganira bakemera bagahara amavi. Ni ukuvuga umuntu akavugisha ukuri kose, akavuga ati ahangaha icyo dupfa ni iki ngiki, ndetse urugero rworoshye muvuze bakavuga ati turebe hano abahutu n'abatutsi bapfa ubutegetsi. Ubutegetsi bumeze gute rero? Ubutegetsi ukuntu twagombye kububona, ubutegetsi Nyarwanda kwishyira ukizana, ubutegetsi buzatuma umunyarwanda yumva agenda mu gihugu cyihemye bityo agakunda n'igihugu cye, ubutegetsi butazazana kubohoza ngo umuntu afate ibintu by'umuntu abigira ibye, abandi bacicika birebera, ku buryo n'umuntu agutwara ibintu uhagaze iruhande ukavuga uti niko bimeze. Icyo kintu cyo tugomba kujyaho tukagisesengura, niba ishaka bizafata imyaka 10, 20, ariko icyo kintu ni ngombwa. Twizere ku rukundo rurusha byose imbaraga, kwimbabaza ari ryo teme ry'abantu bagana ubuzima buhoraho, kwimbabaza ari ryo teme ry'abantu bagana ubuzima buhoraho, nuko tukazuka, nuko tukazuka, nuko tukazuka, yaduhaze ikadupfira, reka tukwibuke twibuka abacu. Nyuma y'uko FPR ifata ubutegetsi muri 1994, ni iki mubona ishobora kuba yarahinduriye abantu ba ikintu cyaje, mbese ibingibi tuvuga by'amakoncept mashya, akantu gashya wumva yenda nka FPR yaba yarinjije mu mitekerereze y'abanyarwanda, ku buryo abantu bavuga bati tubihereho nibura tujye, niba bivugitse nabi tubikosora imvugo, ariko bye kuba byabyo kuvuga ngo nta kintu na kimwe tubona FPR yazanye, niba have natwe tuhajye. Icyo kintu nicyo mbona gihora ari ikibazo, kuzuje gukubura ibyo usanze ukavuga yuko bitigeze bibaho. Icyo kintu murakibona yuko ari ikibazo abanyarwanda bageze kuva kera. Ubutegetsi bwa Repubulika bwaraje buvuga yuko ingoma ya cyami nta cyiza yakoze. Ubwa Repubulika ya kabiri buza buvuga yuko iya mbere rekada. None n'aba ngaba baje basimbuye Repubulika ya kabiri baraje bavuga yuko nta kintu cyiza cyakozwe. Byumvikana bite yuko nta na rimwe abantu bashaka kugera ku butegetsi babona ikintu cyiza abababanjirije bageze ku buryo bacyubakiraho? Nta na kimwe mwebwe mushobora kubona bwana reka mbaze Maître Innocent bagira mu ngubu. Turi kumwe Maître Innocent?
cyawe ni kuri njye ni ihurizo ritoroshye kuko mfite ibintu byinshi cyane bikomeye nenga iriya ngoma wenda rimwe nabona umwanya wo kugira ngo tubiganireho kandi bikomeye cyane kandi mfitiye gihamya cyane cyane ku byerekeye ko bafite umugambi wo kwica abanyarwanda cyane kubera ibibazo by'amoko ari ukubica kubw'umubiri cyangwa se kubica nabi batuma baho nabi kugira ngo bagamije kugira ngo bakomeze ubutegetsi bwabo nkeka ko nabyo nabonera gihamya biri ibibazo bikomeye cyane mbona bituma ko kugira ngo mbone ibyiza bakora ari bike kandi nkabona ko bafite umugambi munini cyane ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari no mu karere kose kanini kugira ngo bahagire ingufu cyane bituma bajya mu byanze bikunze mu bwicanyi bukomeye cyane ari ubwica abanyarwanda no bwica abantu benshi bo mu karere k'ibiyaga bigari. Cyakora ikintu navuga nkurikije wenda uko nagiye bonye politike za izo nabashije kumenya kuri Repubulika ya kabiri ku bwa Perezida Habyarimana, ikintu navuga nge nashima navuga wenda nk'ibintu bibiri ntatindaho cyane. Hari ikintu nshima kirekeye uburezi. Uburezi ikintu bari bagezeho navuga ko ari cyiza kuba batuma uburezi hamwe ubwisanzure. Yego na mbere hari amashuri yigenga ariko yari akiri make ku buryo kuri ingoma FPR ubwisanzure bwabaye bwinshi cyane n'amahirwe y'abana benshi kugira ngo yige no mu mashuri ya leta. Maître Innocent ibyo ngibyo ni ibirebana yenda n'iby'ubukungu n'iby'ubushobozi igihugu gishobora kuba gifite uyu munsi kitari gifite mu myaka yashize. Ngendagira ngo tujye ku kintu kirebana n'indangagaciro z'abanyarwanda. Nk'urugero yenda wavuga uti Perezida Habyarimana yigishije ubumwe n'amahoro, ibyo bintu bikaririmbwa ariko bigaragara yuko bitigeze bigerwaho mu by'ukuri. Uyu munsi dufata urugero baravuga bati abanyarwanda bagomba kwigira, abanyarwanda bagomba kugira agaciro. Icyo ni ikintu umunyarwanda wese yagombye guhumeka mu by'ukuri. Kugira agaciro ntabwo numva yuko cyangwa se kwigira ntabwo numva yuko yaba politike umunyarwanda wese atagombye kwishimira. Ndashaka kumenya ni iki gituma bidashobora kugerwaho kandi biba biri muri za teori, biri mu bitabo bandika buri munsi. Urakoze nge ngita ibintu bimeze nka slogan. Ntabwo wavanga abanyarwanda ngo bihesha agaciro ngo kwigira kandi mu by'ukuri kundi ruhande ufite gahunda we yo kwica abanyarwanda. Bakwisha agaciro gute se kandi wabamaze utifuza ko bamwe babaho, cyane cyane utifuza ko bamwe bashobora gutekereza gutya cyangwa se bashobora kwiga amashuri runaka ugenda bamwe bavuguta abangaba amashuri nagomba kwiga abangaba porogaramu izi n'izi ni abangaba ndetse zimwe. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri ubu urimo kubwira abantu ibintu utemera. Nkeka ko rero kuvuga ko abanyarwanda babihesha agaciro ni ikintu cyiza, ni ikintu cyiza. Ni nka biriya bavuga bati ndi umunyarwanda, kuvuga ngo abanyarwanda twese bose bumve ko ikintu cya mbere ari ukuba umunyarwanda, birenge amoko yabo, birenge uturere twabo, ni ikintu cyiza. Ariko mu by'ukuri nk'iyo politike ndi umunyarwanda tuba tuvuga usanga nyine harimo ikintu cya apartheid cyo kivanguramoko kandi kizaramba cyane kigamije kugira ngo leta izagumeho. Ku buryo rero nabyo kuvuga ngo abantu ngo babesha agaciro ari uko gusa ugambiriye kugira ngo abantu baka amafaranga yo kugira ngo bashyire muri kese runaka wowe uzakoresha ibintu bitanateganyijwe n'amategeko ukuntu byagira control ngo abantu babigenzure bamenye amafaranga bashyiramo aho ajya n'iki. Niho kugira ngo ni gahunda yo kugira ngo ucuze abantu. Ku buryo rero slogan ni nziza, agaciro ndi umunyarwanda, ariko
nta bushake buhari bwo kugira ngo abanyarwanda koko bagire ako gaciro, babe koko abanyarwanda bose, ahubwo uba ufite umugambi wo kugira ngo haboneke abanyarwanda bamwe bacakara bagomba gukorera abandi, bagomba kwicwa igihe ushakiye, cyane cyane baramutse bihaye kugira ngo batekereze batabaye nk'inka ziri aho ngaho. Icyo kintu cyo kuba ku ndangagaciro za FPR ni nke cyane cyane urebye nyine umuco wo gutinya bashyize mu bantu bakomeje kongera mu bantu, no kugira ngo abantu bose birirwe banekana, buri wese atinya undi, ari umwana atinya umubyeyi, umubyeyi atinya umwana, ari umusirikare nta musirikare wizera undi, ari abapolisi, wese gutera urwikekwe ahantu hose. Iyo politike ni mbi cyane, ndende cyane. Akenshi umuntu aba agira ngo bizatuma abantu bahumiriza ubayobore, ariko mu by'ukuri biba bigenda bigaragara ko amaherezo n'ibyo Jean Claude yahoze avuga biba bizaturika, biba bizagwa ku rukuta. Urakoze Maître Innocent, icyo kintu ukomojeho cyo kuba ubutegetsi bwose bugiyeho buba bufite za slogan, amagambo meza akurura abaturage, bakayaririmba, bakayisasira, bakayiyorosa, ariko ntibijye mu bikorwa, bigahera ku munwa gusa. Ni nabyo ubu isesengura ryakozwe n'uyu Professeur Susan Thompson twavuze mu kanya, yavuze avuga ati birakwiye yuko mu gihe u Rwanda ruhora rwibuka ibyabaye, itsembabwoko, rukeneye gukora n'amavugururwa muri politiki, abantu bakomeze kuririmba iby'akababaro gusa. Aho yavuze ati on genocide anniversary Rwanda needs political reform. Hari n'indi nkuru y'isesengura nyine Thompson yanditse asobanura ko kuba mu Rwanda hakomeje kuba iheza hagati y'amoko bishobora kuzaba intandaro y'amakimbirane. Mu Cyongereza aravuze ati lack of inclusiveness in Rwanda could lead to conflict. Ngira ngo aho hantu niho abantu bagomba gutekereza aya magambo meza, kwihesha agaciro, kwigira ndi umunyarwanda, ntibihere muri za slogan gusa. Ariko se bizagenda bite? Ese abari ku butegetsi niba babivuga ntibabikore, ese uharanira kujya ku butegetsi we yaba afite gahunda yo kugenda avuga ati nje kubikosora, aho kugira ngo njye kubyirukana ngo nuko byakozwe n'abandi? Sinzi Emmanuel, reka nkugarukeho kuko uri umuntu wanyuze mu buyobozi bwa kiriya gihugu. Ese uyu muco kugenda abantu bakubura wumva ugomba guhagarara ryari? Urakoze Ismail, nagira ngo mbere yo gusubiza icyo kibazo nsubire inyuma gato, mvuge ko iyo urebye gushaka ikintu kireme yenda ubuyobozi dufite ubu ngubu bwasigira abanyarwanda, cyangwa se wavuga uti ibintu byose ntabwo twavuga ngo ni 0-0, wagombye ahubwo gutekereza uti ubuyobozi bwaje bute, hanyuma bageze ku butegetsi bifashe bate, kuko nkeka ko ari aho wahera uvuga uti icyo basigira abaturage cyaba gikomotse kuri iyo myifatire. Uko bwaje ntabwo tubitindaho, ni bwaje ku buryo bw'imirwano, iyo rw'umuheto bafata ubutegetsi, ariko twari dutegereje ko yenda bamaze gushyira impumu, bamaze no kwikwiza, bashobora kuvuga ati noneho turashaka igihugu icyerekezo kimeze gutya. Ibyo ntitwabibonye, ahubwo wasanze buri gihe hategeka ibintu by'amarangamutima biturutse nanone ko umuyobozi yarose, nibwo bwaje izo za gahunda zose bavuga za leta, ni gahunda zimeze nk'indoto bakubita hejuru y'abanyarwanda, ukibaza niba koko hari abantu babitekereje. Ariko ntibigomba gutangaza kuko abagomba kubitekereza ntabwo aribo babikora. Birasaba ko abantu bajya ku meza ari benshi, none bakiga gahunda z'abanyarwanda zabagirira akamaro. Icyo nicyo kibura kugeza ubu ngubu. Ubu rero aho niho hantu n'ubu hagikomeye, mvuga ko nk'uko wari umaze kubivuga n'aya mashyaka dufite,
urabona ko aya mashyaka nayo amenshi arihutira kuba yafata ubutegetsi no gusimburanwa ku butegetsi. Ese bidufitiye akamaro? Ese bifite uburambe mu gihe nibasimbura agafata ubutegetsi bizagira uburambe mu gihe? Aho no hari ikibazo gikomeye. Ngiye nkaba mbona ku giti cyanjye mvuga ko kugira ngo uburambe mu gihe buzabe ku butegetsi ubwo ari bwo bwose bugomba kuba ari ubutegetsi bwatekerejwe, bwasesenguwe, tuvuga demokarasi ko tuyibona muri ibi bihugu si ko wamugani koko twayapurika mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kubera iki? Kuko igihugu gifite umwihariko, gifite ibintu cyaciyemo udashobora gufata formule yo muri Amerika cyangwa muri Canada cyangwa mu Faransa no mu Bubiligi uhita uyikubita ku Rwanda ngo bikunde. Emmanuel, ariko muri aya mashyaka yose harayo twumva, wenda tuzagira nayo dutumira abisobanure, tuyabaze ibibazo, harayo twumva avuga yuko yumva yahindura ibintu abantu bakagira uburenganzira bwose, kereka niba ari wenda hari imvugo nayo wenda itazarangwa n'ibikorwa, ariko harabisobanura mw'ubwo buryo. Uko bimeze Jean Claude, uko bimeze twebwe tubona tendance generale ihari ni yihe? Imvugo ikoreshwa n'aya mashyaka kuri za internet biracyagaragara yuko abanyarwanda muri politike yabo ibyo guhanganisha amoko bikiri mu rwego rwo hejuru, ko hari n'abavuga bati umenye hari utavuze yuko ugomba guhanganisha amoko batagufata nk'umunyapolitike. Iyo ngiyo ni tendance generale, ntabwo twirirwa tujya muri detaye ngo ishyaka ngo ryavuze yuko rifite gahunda gutya za slogan. Ni ukuvuga ngo ese bari mu mashyaka mwari mwumva bateraniye hamwe bavuge bati dufate cya kintu cyitwa projet de société générale, twese tubikore, tuvuge tuti dore ibintu tugomba gushyira ku ruhande. Ariko guterana amagambo bagendeye ku moko biracyari omnipresent, biracyagaragara hose rwose. Njyewe nagira ngo Emmanuel mbabarire rwose nkeka ko Ismail antangiye igisubizo, kubera ko nubwo aya mashyaka yose avuga, ese urugero rworoshye nk'ubu bavuze ati Kagame muri 2015 mu kwezi kwa 12 mu 2016 mu kwezi kwa mbere avuyeho, noneho turashaka ko abona abamusimbura. Ibyo bintu cyangwa ko bitaba ihurizo rikomeye cyane, rikomeye ko nta orientation bari bagaragara. Hajyaho inzibacyuho iyo nzibacyuho nabyo ni ukuvuga ngo ni urundi ruzurungutane rwaba rutangiye. Niho haba yamisa mujya muvuga arangiza. Dukeneye ko abantu bafata igihe bakajya hamwe bakareba ikizakorwa ku buryo kizasibanganya, kizashyiraho imipaka ku bintu by'ubugoryi twagiye tubona bugwira abanyarwanda bagahunga bakicwa bikarangira, kandi birashoboka. Nibyo nari ngiye kubaza mwese, navuga ntese nk'intego yo kurema u Rwanda rushya, umunyarwanda mushya, umunyapolitike mushya, mwumva izagerwaho gute? Ninde ugomba gufata iya mbere? Maître Innocent Twagiramungu, umuntu ugomba gufata iya mbere kugira ngo iyi ntego yo kurema u Rwanda rushya n'abanyarwanda bashya izagerweho, ninde ugomba gufata iya mbere? Urakoze Ismail. Nkunze kubwira abantu ko mu by'ukuri iyi ni nka revolution, ni ihinduramatwara rikomeye cyane. Rero nkunze kuvuga ko ihinduramatwara nk'iri ngiri rigomba guhera ku muntu ku giti cye, kuri buri muntu. Ni intambara buri wese agomba kurwana na kamere tuba dufite akenshi y'ubunyamaswa, ariko mu by'ukuri umuntu warerewe muri sosiyete nziza akaba atandukana n'uwarerewe muri sosiyete mbi. Tugomba rero rwose kwishyiraho iyo violence, ni violence contre soi-même, kugira ngo ibidukirigita bituma abantu bashaka kujya muri facilité, bashaka ibintu byoroshye. Ubwo ati niba nshaka gukora politiki byaba byiza nkusanyije abatutsi nkababwira ko
twarenganye nkabona ari izo ngufu nerekanye ko mfite projet de société izakorera neza abanyarwanda bose, natangira kwitwaza gusa ko ibibazo by'abatutsi niho ndi bubona aba mbere bari bunyoboke, cyangwa se ko nintangira gushaka abahutu nkababwira ko turi benshi mu gihugu, ko twarenganye ibi n'ibi, ko aribyo byoroshye kurusha uko nahita bashyiraho projet de société nateganyirije abanyarwanda bose, kuko projet de société ni ukuvuga ngo ntabwo ibireba agace runaka, ntabwo yitwa y'abasinzi abanyagikongoro cyangwa y'abanyanduga y'abakiga y'abatutsi y'abahutu. Ni ukuvuga ngo umunyapolitiki yose bavuga ati iki gihugu cyitwa Rwanda ko udashobora kukibamo ukuyemo abanyarwanda bamwe, iporoje yawe ufite wumva yanogera abanyarwanda benshi bishoboka ni noneho yamara kuyiguha wayireba nawe uri umuntu uhumutse ukavuga uti ibi ndabona bizabangamira abantu benshi ngize nshobora kujya muri iyi poroje yawe. Ntabwo rero turatangira kujya muri icyo kintu cy'impaka z'ibitekerezo kugira ngo ufite ibitekerezo byakumvwa n'abanyarwanda benshi b'amoko atandukanye b'uturere dutandukanye bakwimvamo kurusha abandi, ariwe uyobokwa cyane binyuze mu matora, nyine abantu babone ko ariwe utowe cyane. Usanga dukirigita ako kantu k'akarere mvamo k'ubwoko nturukamo kugira ngo biturufe kugira ngo ube wabona igipande kinini cy'abantu bakujya inyuma. Numva rero mu mutwe w'abanyapolitiki bashyashya bakora politiki ubu ngubu n'abandi bashaka kuyijyamo kugira ngo batere imbere, bumva ko inyungu zabo barwanira atari inyungu zo bakiriho cyangwa se inyungu z'imiryango yabo, ko ari inyungu z'igihugu kizabaho batanakiriho, ahubwo bavuga bati abana bacu bazagisigaramo bazasigare bari muri izi ndangagaciro, abandi bazaba bayobora igihugu twapfuye batazabirukana muri iki gihugu kubera ko ndabitwa amazina y'akanaka, kubera ko kanaka nawe yagize uruhare mu gihugu kuba ariko nerakoreye abantu bose. Abana ahubwo bazagira indonke nyinshi bakanabishimirwa n'abandi babasimbura cyangwa se nabo bakabafata neza, ariko usanga nyine kubera ko umuntu ajya yagahemuka yahemukira abantu yitwaje uturere yitwaje amoko, abana bari kuraga umurage mubi abana be mu by'ukuri bazahigwa imyaka myinshi n'abazamusimbura. Reka nze umunyapolitike mushyashya agomba kureba politike ya projet société yaha abanyarwanda projet société valable izayifite agaciro no mu myaka 100. reka nze mbaze kugira ngo ngewe nzabe nyiriho. Kibasha imitima y'abanyarwanda, bereke ku buzima butivuganwa n'urupfu, bereke ku rwango rutakibasha imitima y'abanyarwanda. reka iki kibazo nacyo nkibaze François Munyabagisha, we wumva kuri mu munyarwanda mushya, umunyapolitike mushya, muri rusange u Rwanda rushya, iyo ntego igomba kuzagerwaho ite? Ninde ugomba gufata iya mbere? aho nta gushidikanya abantu bagomba gufata iya mbere n'abanyabwenge, nibo bagomba gufata iya mbere bagasesengura ibibazo biriho, ibibazo nyamukuru n'ibibazo bishamikiyeho, noneho bagashushanya bagatanga igishushanyo mbonera, bimwe Nsenga yavugaga mu mwanya projet de société, bakerekana bagakora imbata. Ni ukuvuga ngo
abo bantu basesengura nibo bakora projet de société, ntabwo ari abanyapolitiki. ntabwo ari abanyapolitiki. Aha. abanyapolitiki bazabyuriraho kuko iyo kenshi dukunze kumva ngo se ngo bari abantu ngo bafitiye projet de société, tukumva yuko ari ikintu kiremwa n'abanyapolitiki gusa. oya burya bigomba gukorwa n'abanyabwenge bakabishushanya, noneho abanyapolitiki bakabizamukiraho. ndaguha nk'urugero, urabona le capitalisme, la société américaine ou occidentale, ntabwo ari abanyapolitiki bayubatse, habanje abanyabwenge baratekereza, baraba Karl Marx n'iki, barabyandika babijyamo impaka, ari abanyabwenge benshi babijyamo impaka, noneho bavanamo ikintu bafita imbata yuko bagiye kubaka société ibihugu byabo. noneho abanyapolitiki rero babizamukiraho, akenshi rimwe bakanabikora wenda kubera ko babyemera, cyangwa ubundi babona ari za slogan nziza, abantu bazakurikira ari benshi bakajya kubigurisha. ni nk'uko nanone abandi bantu nk'abanyamakuru ni abantu bagomba nabo kugiramo uruhare runini cyane, ariko abanyamakuru ntabwo aribo bazajya kujya gushaka izo mpumeko ngo bajye kubaka iyo sosiyete, ariko abanyabwenge bayubaka bo bazayikwirakwiza. hari ikintu nari maze iminsi nibaza, ese abanyarwanda Emmanuel niho hongeye kugeraho nkomereza kuri ibi François Munyabagisha avuze, abo izo za système de gouvernance za capitalisme za ibyo mu Burusiya bya communisme, ibyo bintu abantu bagiye babigenderaho kuko kandi bimaze igihe, nubwo za communisme zisa naho zataye agaciro, ariko kubera ko zo zivangavanze n'igisuti zafashaho kugira ngo zigire umuyoboro wo gusangiza abaturage ingufu n'ibyo bejeje, noneho ubwo zizana igisuti zikavuga ati mwebwe abantu mwese mugomba gukora kimwe, kuba bamwe ari hommage. ni igituzi. Ubwo rero njye nibazaga nti ese mu Rwanda kuki nta muntu wari watekereza avuga ati nzanye systeme imeze gutya, systeme capitalisme irahari mu Rwanda, ihari yo ni capitalisme sauvage, ariko ntabwo bazi uko byitwa hari, babona bibarya, barakurikira abazungu bakaza bati tuzi yuko hari ibyo bita ngo la droite la gauche, abantu bahanganiramo muri aya mashyaka ya hano muri Amerika, mu Burayi hose. ese mu Rwanda nta kintu nk'icyo gishobora kwinjizwayo, nibura abantu bakagikurikiraho kugira ngo bakomeze barangarire kuri ya calcul binaire ya Hutu Tutsi? Icyo kintu mwumva gishoboka mu Rwanda? Emmanuel, sinzi niba iki kibazo kijyanye n'ibyo washakaga yenda kutubwira. Birajyanye kuko biri mu kiganiro kimwe, ariko n'urugero nashaka gutanga urugero rw'abantu bari bakwiye gutekereza hakiri kare, rutuma ntekereza ko rutuma n'abantu batekereza n'ibindi byakagombye kubanza kugira ngo tugere ku kintu cyitwa yenda kugabana ubutegetsi na demokarasi, gushyira ubutegetsi burambye. Iyo utekereje nk'ubu ngubu turi muri 2015, barifuza ko muri 2017 Kagame yavaho. Ikibazo nabaza, ese Kagame nagenda azajyana n'abasirikari be, azajyana n'inzego z'umutekano ze, cyangwa azabisiga en place? Niba aramutse ajyanye nazo hazasigara vide, nabisiga en place bazinjira muri systeme imbizamera nk'iyi Burundi, aho umuperezida azatorwa 100%, hafi 100%, ariko ntabashe guteka bakamwica kubera ko asanze z'igisirikari ziri hariya zitamushaka. aho rero batekereza iki kibazo, abantu nibumva ko icyo kintu ari imbogamizi ikomeye, batagomba gushyiraguzwa no kwihuta, bizatuma batekereza n'ibindi. Bavuga ati ikibazo cy'igisirikare turacyumva kizatera ubwoba, kuko ntabwo uzagenda umunsi umwe ngo usimbure, ubu baravuga ngo ni igisirikare cy'ubwoko bumwe, none uzagenda ugihanagura umunsi umwe ukora abofisiye b'abahutu, ukora abasoza ofisiye b'abahutu, ukore les hommes de troupe b'abahutu. Ni ibintu bikomeye. Donc bizasaba ko ikintu cyo kubitekereza, hakaba nk'uko yarabivuze François, abanyabwenge bakajya hamwe, none n'abanyapolitiki, nuko uvuga urebye bigana ya nama kuko mu by'ukuri bigana ya nama kuko bizaza Abanyarwanda, abantu bakamara igihe batekereza uko ibintu bazasohoramo ikintu cya synthèse
bazashyira mu butegetsi bw'u Rwanda kikaba format y'ubutegetsi bw'u Rwanda kigahoraho ubutegetsi bugendera niho amategeko azaturuka uzagenda ku mategeko. Ejo bundi nahoze mbiganira n'umuhungu wanjye umusore ubwo yarimo kumbwira ngo ariko ngo kuki bavugaho utututsi namwe noneho ibyo byose nuko mu Rwanda ubututsi n'ibyo birwanira ubutegetsi ariko si byo byonyine. Umusore wawe yaba bigereranya na gauche droite ntuza afite iyo esperance. umukobwa wanjye yarambwiye ngo papa ngo wowe na mama ngo muri abahutu cyangwa muri abatutsi. Uyu nguyu uribona mutoya yari afite imyaka 9. Urumva ati muri abahutu cyangwa muri abatutsi. Noneho yabajije nyina, noneho nyina aramubwira ngo abura icyo asubiza, aramubwira ngo nagenda ngo jya kubaza so. Araza arambaza ambaje, noneho igihe ndimo ngishakisha, urumva nawe ndimo ndashakisha, arambwira ati byihora ati let's faire papa ati Jose urumva ati Jose nawe ntikagire inkuru ati wowe, arambwira ati quand vous me chicanez vous êtes hutu et quand vous êtes bon vous êtes tutsi. Arumva nawe ni ce qu'on appelle en français les idées reçues. Noneho rero ku kibazo warubajije kubera ko abantu beza baba mu moko yose n'ababi baba mu moko yose. Hano hano muri Amerika du Nord hari ya vision manichéenne yo kuvuga ngo les bons et les mauvais, nibyo bipasa ku manuza, nibyo mu mashuri bigisha abana ku ishuri, nibyo bababwira iyo batanga ngo des exemples de la haine cyangwa siki, bavuga ngo les exemples ngo les Hutu et les Tutsi au Rwanda. Ibyo ni byabaye les Hutu méchants, les Tutsi bons. Ibyo ni noneho rero ibyo ugasanga umugani biragaruka kuri cya kibazo kare wigeze kubaza uti ni irihe shusho abanyarwanda bafite bagomba kuzikemura. None hano tugarutse ku iki ngiki wavugaga cyo guhindura ibintu kugira ngo ibintu bizahinduke mu Rwanda. Senga yamaze kudusobanurira rwose, hariya yaravuze impungenge z'uko abantu bumva yuko ngo Kagame agomba kugenda yenda ajyanye n'ibye bazabona igisubizo kimeze gite. Kuko ikibazo mu by'ukuri iki tugomba kwibaza nta nubwo ari Kagame wagenda cyangwa atagenda, ahubwo turebe ibibazo ubu ngubu biriho. Ibibazo biriho nibyo tugomba guhangana nabyo, tukamenya ibyo ari byo mbere yo kumenya gushyira ikibazo kuri ejeance. Kuri benshi hari abantu bumva Kagame ari ikibazo, abandi bakumva ari igisubizo. Ariko guhanga kureba icyo kibazo aho ngaho, urumva ni nkaho utwaye imodoka, urumva barakubwira ngo ujye ureba kure, sibyo? Urebe kure nibwo uratwara neza. Ariko rero nureba ukaba uri hagati hano ukareba imoreyare nanone ntaho urabujya. Urumva ugomba kureba, ntureba imbere y'umuhanda, ntureba imbere y'ingabo. Désormais turi ingabo z'igihugu, ntabwo turi ingabo za kanaka. Icyo nshaka gusobanura, reka mbanze mumbabare kuba naciye ku ruhande gatoya. Icyo nshaka gusobanura ni iki ngiki. Ikibazo nyamukuru mu Rwanda gihari ni iki? Ibibazo concretement, ibibazo bihari ntabwo ari ibibazo by'ubutegetsi. Si ibibazo by'ubutegetsi, ntabwo ari cyo kibazo gihari. Nibyo kurwanira ubutegetsi. No, ntabwo ari byo bibazo. Ntabwo ari bibazo bihari. Ibibazo bihari ni igisuti. Dufite abantu barengana, urumva? Dufite abantu icyo gisuti n'ubutegetsi nyine bo. Oya, ni igisuti gikoreshwa kugira ngo ugire ubutegetsi. Donc kuba ubutegetsi n'ibikoresho kigufata n'ikintu wifashira kugira ngo kiguhe ubutegetsi, icyo kintu nicyo kibazo. Ntabwo ari ikibazo ubutegetsi. Ikibazo ni cya kintu urashaka kuvuga ya myumvire ukumva yuko kugira ngo ikintu ukesha ubutegetsi ni igisuti. Icyo gisuti rero nicyo giteye ikibazo. Ntabwo ari ubutegetsi buteye ikibazo. Ikibazo ni igisuti. Ubu ngubu yaba dufite abantu bari mu munyururu bafunze barengana, dufite abantu bararengana, urumva? None ubutegetsi ntibubibone ngo buhagurukire kujya kurenganura abantu, kuko bumva ko kurengana atari ikibazo. Ngiki kibazo. Dufite abantu bicwa, abantu bakicwa, noneho bakwicwa
ubutegetsi cyangwa se n'abantu babone ko ari ikibazo. Abantu barabibona ko ari ikibazo bagahahamuka kugira ngo Ismail na Emmanuel kandi bijyanye n'ibyo Emmanuel yavugaga ni iki kitubwira yuko mu ngabo bemera biriya bintu uko bimeze uretse wenda kuba bavuga bati ndetse n'abari muri FPR ni iki cyemeza yuko ku gihugu kiyobowe eske ntiyarimo abantu bashobora kuba bavuga bati ibi bintu ntaho bigana cyaduha mu bigaruke none se bijyanye n'ibyo bavugaga Emmanuel birashaka ko abantu ahubwo noneho bahurira hamwe kuko barimo nk'uko bivuze barimo hariho ababyemera n'abatabyemera. Ibyo rero bidasaba ko abanyagihugu bajya hamwe bakareba amatsinda azahura akiga ikibazo kuko agasitanga ingingo zizakurikizwa mu Emmanuel harimo abantu barimo batabyemera byo simbihakana ariko abo bantu batabyemera ntago bibabuza kuba bandosa no kuvuga ngo bagomba kwambika umwambaro umwe nabo babikora wumvise kiremporta Emmanuel nibyo barimo ariko ahubwo turebe n'abatabyemera n'abakireba mu ndorerwamo z'igisuti hari igihe babireberamo kuko arizo bafite arizo bazi nitubereka izindi ndorerwamo tukabereka ko ala place y'igisuti hashobora kuba inyuguti kandi inyuguti ko zababera nabo ko atari ibicucu nabo bashobora kumenya gusoma bakamenya gusoma kwandika bakamenya bakabona ko ibitekerezo na filozofi zirimo zikoreshwa mu butegetsi zizabaha kubaho neza kurushaho nabo bazahinduka. Aho rero niho guhindura abantu ari cyo kintu cya mbere kishoboka kurusha gushaka guhindura le system zigomba kuvaho zigasimburwa nta kuvuga ngo urazihindura ariko nuhindura abantu ubwabyo zizikora. Reka mbashimire mwese abatumirwa bacu bashimire ibitekerezo n'inyigisho mukomeje guha abanyarwanda n'umurimo ukomeye wo gufasha abaturarwanda gushira impumu no kubaha impumeko nshya. Iyo mpumeko akaba ari y'umwuka mushya nyine w'amahoro n'ubuvandimwe hagati ya bonse ibere rimwe. Iryo bere rimwe akaba ari igihugu cyacu. Twe muri VPRX na Syrie ni intego twiyemeje tukaba duhamagarira abanyabwenge n'abanyamakuru kuba intwara rumuri muri uru rugendo turimo. Namwe bari baduteze amatwi rero turabashimiye tubarari iki kiganiro cyacu cy'icyumweru gitaha tubifurije kugira impagarike n'ubugingo. Zuzi kwari inzozi zitajya mu ngiro nakugonda bizura haranira ishema n'amafaranga. Mbese banyarwanda ni ryari tuzumva ku itegeko ry'Imana ari ubuvandimwe? Mbese banyarwanda ni ryari tuzumva ku itegeko ry'Imana rigomba kuba ingiro? Mbese banyarwanda ni ryari tuzumva ku itegeko ry'Imana riruta ibintu n'amafaranga? Zaririmbira uwo mwami wavuze urukundo ruruta byose. Zamurata mu mahanga kuko ubuzima bwawe bwamugeze ubukombe bwawe. Zamure inuma zamure ubuhamya bwiza ku isi yose. Igihe kirageze ngo twerekane abanyarwanda bamenye Imana.